reka tubihanganishe muri bihe turimo ariko kandi tunaganira no ku mateka cyane cyane ko ni igihe cyo kugira ngo tujye tuyasangiza n'urubyiruko abana bari kuvuka cyangwa se urubyiruko ku bana bari kuvuka muri imyaka ntago bazi ibyabaye ntibazi na Jenoside usibye kuyumva bakavuga ngo se buriya byarashobokaga cyangwa se byabayeho ntitubona n'abantu banabivuga cyane cyane ko bo birirwa kuri internet yo habaye igihe cyo kwibuka usanga batari bagerayo wenda cyangwa se ngo bahure n'abantu ngo babivuge niyo banabivuga hari igihe wumva ari nk'ibihuha wenda kuvuga ati se byashoboka ariko kubona umuntu wenda ukuze nkawe w'inararibonye wabibonye w'umubyeyi abantu bashaka gufatiraho urugero ni nayo mpamvu twagusuye muri uyu mwanya wa none kugira ngo uze kudutangira ubuzima bwawe ku giti cyawe tubwire uko bya Jenoside watangiye uyibona nuko waje kuyirokoka nuko mwaje guhura n'abandi babyeyi by'umwihariko mukiyubaka nimuheranwe n'agahinda ukurebye rwose ubona ko umaze ukomeye. Murakoze cyane kandi mbanje kubashimira ko mwashoboye kuza kunyihanganisha. Mu by'ukuri ngewe amateka yanjye ni maremare muranyemerera nkangirire muri 59 niba byashoboka. Nta kibazo. Muri 59 rero nari umwana w'imyaka 12 nigaga mu mwaka wa 5 hariya aho data yari sushefu hariya Inyamugari aho bitaga Inyamugari ubu ni mu karere ka Burera. Data yari sushefu rero ariko bitangira yajyaga no yabaga n'umucamanza hari ahantu yari yaragiye guca imanza hano mu Gakenke hariya hari akarere ka Gakenke. Noneho twari twicaye mu ishuri ngiye kumva numva undi musushefu araje arambwira ati genda ubwire nyoko akuremwe ibintu ashoboye byose hanyuma barimo baratwikira Abatutsi. Ubwo nibwo nahagurutse mbwira barumuna banjye nabo bigaga aho ngaho mu yandi mashuri tugenda twiruka tubibwira mama asana aho tubwiye ngo tugira impuha se baratwikira Abatutsi bagize bate. Igihe abwiye musaza wacu ati genda ubimbarize uwo muntu neza bimbwire akubitana n'igitero. Baraza ubwo turirukanka twihishe mu ishyamba baraje baratwika barasahura baratwikira Abatutsi bose bari aho ngaho. Nuko ubwo bwarakeye twaraye ku muntu wari umugaragu wacu turaharara buracya mu gitondo turagenda tujya kuri ayo mashuri turahaba baratwirukankanye nanone mu gitondo turagenda tujya ku maduka yo kuri Base abariyo tuba haciye iminsi tuhamaze hari nk'ukwezi cyangwa n'ukwezi twari tuhamaze. Hari umuntu wari wabaye ngo umutware waho ngaho niwe waje aratwirukana n'ubundi ariko atwirukana data baraje baramujyanye kumufunga ngo abuza abantu kujya Nyamata ngo ni umupolitisi ajyana n'uwo musushefu wundi barabajyana. Hari umugabo mwene wacu witwaga Pahuro niwe watujyanye tujya i Kigali mu bintu bibi ntabwo dufite icyo turya ntidufite ikintu kugenda turaraguzwa gutyo. Noneho hari bene wabo wa mama baza kutujyana ahantu bita Induba niba ujye uhumva ni muri Gasabo. Nuko naho turahabaye haciye iminsi mikeya tuhari nabo barabatwikira baratujyanye turagiye tugera i Buganda ahantu bita Kamwezi. Igeze i Buganda ubwo ngubwo turahabaye tuhamaze iminsi mike papa baramufungura nibwo yaje aguze urugo i Kigali aratugarura tuba i Kigali hariya ku Muhima. Nuko ubwo nabwo turahabaye naho barahatwirukanye tujya kuri Sainte Famille turahunga. Icyo gihe hari muri 61 cyangwa na 2 simbyibuka neza 61 ariko
ubwo baratwirukanye muri urwo rugo kandi yararwiguriye. Abantu barahunga n'abavuye hariya mu karere ka Kamonyi bose bahungira kuri Sainte Famille. Nibwo baje haza abasirikari bararasa bicamo abantu nka 6, barangije babakoresha inama. Njye nari ngira umwana, baravuga bati buri muntu wese asubira iwabo. Baradupakiye baratuzanye ngo batugaruye mu Ruhengeri hano. Abiyongiye muri Kamonyi nabo barabapakiye barabajyanye, baratuzanye batujyanye hano kuri Buruba hari amashuri. Turahabaye. Noneho bageze aho baza kuvuga ngo inyenzi zaje ngo zanyuze mu birunga ngo zishe umuzungu wahingishaga za piretre, ngo zishe ngo n'umudepite ngo niba yari uwo muri Vunga. Nuko noneho baraje bazanye imodoka baratujyanye bajya tujyanye Nyamata mu Bugesera, badusangishije abandi bari barajyanyeyo. Genda turahabaye. Ubwo muri 62 papa aza gupfa kandi twari mu ishyamba ry'inzitane, niho babaga batujyanye ry'inzitane ku buryo utarebaga na hariya. Data arapfa birangiye, hari sogokuru aratujyana, twe twari turi mu mashyamba bo batuye Nyamata mu mujyi aho ngaho. Aravuga ati sinabasiga aha ngaha nimuze tugende. Aratujyana tuba aho ngaho muri ubwo buzima, badushakira akazu aho ngaho turabamo, tuba muri ubwo buzima. Ubwo twamaze kuba bakuru rero turashaka ariko nyine muri iryo shaka niko twakomeje gutotezwa, niko twakomeje bakubona bati dorako gatutsikazi, bakubona bati dorako gatutsikazi. Nuko ibintu birakomera. Nuko noneho bigeze aho ngaho turanabimenyera rwose. Amashuri ubwo rero twarayatakaje, ntabwo twongeye kwiga. N'abagiraga ngo barize bahagarukiraga mu wa 6 bagataha, yaba yanatsinze bagashyiramo umukato bagashyiramo abandi. Ubwo tubaho. Noneho ubwo rero biba bigejeje muri ariko ubwo nsubira inyuma gato ntarashaka muri 63 inyenzi zaraje zitera ahantu bitiga ko hari ikigo cy'abasirikare. Nuko ubwo ngubwo ziraje zirukankanya abasirikari, barirutse bagera Nyamata kandi uzi ko ari kure. Noneho baraje bageze kuri komine barabarwanye brigadier baramwishe kuko yabarwanyaga. Nuko baragenda bagera Ikanzenze rero ku kiraro harya bashaka kujya Kigali. Nibwo rero abasirikari b'u Rwanda baje barabirukankana, bariyirukira baraza bafata imodoka y'umucuruzi birundamo y'ikamyoneti. Hari umuntu wari uzi imodoka w'umushoferi yari na data wacu, ariko yari yarahunze. Ubwo twamenye ko ari aho ngaho ubwo ngubwo. Nuko ubwo rero nibwo yaba kubisema baragenda bariyambukira. Ubwo noneho basigara bica Abatutsi, barabica bari Kamari wari chef wa hano, bica bitwa Basezikeya, bica abandi bitwa Bamuhigira, bita abantu benshi. Ndetse harimo n'umukobwa bisha bavuga yaravuye i Burundi yaragiye gusura bene wabo, baravuga ngo ubwo yazanye nawe baramwishe. Icyo gihe haba ibintu bibi cyane rwose, sinakubwira tukajya turara duhagaze. Nuko ibyo birahosha. Noneho muri 67 nanone baravuga ngo inyenzi zaje, ariko icyo gihe ho rero kwari kwiyenza kuko nta nizo twabonye. 67 ariko ubwo nari narashatse. Noneho umugabo wanjye yari chef wa station ya electrogaz Gitarama. Noneho rero yaragiye i Burayi, aravuga nari ntwita umwana wa mbere, umuhungu wanjye wa mbere. Noneho aravuga ati noneho reka nkujyane Nyamata kuko sinakujyana mu Ruhengeri.
rw'iwabo hari hano mu Ruhengeri. Nuko noneho anjyana inyamata atusigarane na mama wawe nubyara azagufashe. Nuko ubwo rero nibwo baje 67 na 6 nko mu kwezi kwa 11 nibwo bavuze ngo zaje, ngo inyenzi zaje, ariko icyo cyo kwari gushaka kutwica gusa nta kindi. Nabwo baragiye bica abantu, ndetse bagezeho baradukumba ngo nitujye kuri komine ngo mu nama, naho kumbi bashakaga kutwica. Bigeze aho sinzi ngo muri abo bandi ngo wavuze ati ibyo ntabwo twabikora byagaragara nabi, baratubwira ngo nidutahe ngo tuzagaruka. Turaje nabwo bafata abantu barabica Abatutsi barabica pe, abamwe bashoboye guhunga barahunga. Nuko ngo tuguma aho ngaho. Umugabo wanjye nibwo yaje, turagira noneho ajya kuba chef wa station Kigali. Tubayo ubwo turakomeza turagenda, ariko nyine ubwo niko turorwa nabi, niko ibintu bicika, niko. Nuko ubwo rero noneho ubwo ngeze muri 73 muri 73 rero nibwo batangiye kujya bandika amabarwa bagashyira ku maserivisi aho ngaho, ngo wowe runaka ntiwongere kwinjira mu kazi. Abana mu mashuri baratangiye babakuyemo b'Abatutsi, barabirukana. Ubwo rero niho burya habayemo n'impunzi nyinshi cyane, abantu barihungira baragenda. Ubwo ibyo nabyo Habyarimana bafashe igihugu. Ubwo hagati aho ngaho hasa naho habaye nk'agahenge gake, ariko nanone n'agahenge ko yenda ko kuticwa cyangwa kugera, ariko nta kindi kiza Abatutsi twigeze tubona rwose muri iyo leta. Nibwo abantu batangiye no kwishingira amashuri ari aya prive, kuko nta mwana wajyaga kwiga kandi ari abahanga, ariko ubwo abenshi bajya mu maprive barimo bajya biga. Twagize amahirwe kuko abana bacu yenda bakuze ayo maprive ahari, akaba ariyo bigamo. Nuko ubwo 73 rero ibyo birarangiye, Habyarimana amaze gufata icyo gihugu nyine, niko nanone bakomeje guhezwa, hazamwo iringaniza. Nuko bibaye aho ngaho rero muri 90 rero nibwo rero noneho byagiye urudubi. Ubwo twari turi aho ngaho tugiye twumva ngo hari abantu ngo bavuye mu ntuza, ngo hari abantu bavuye ngo Uganda, ngo harimo abafite imirizo, ngo hariho abafite ibitwi binagana, ngo barangije nk'ejo baravuga ngo ni inyenzi, ngo zihise inkotanyi. Ngo ni inyenzi zihise inkotanyi. Nuko bibaho ngaho, noneho tukajya tubyumva mu Mutara, ariko abinaha nabo baratangira bararakara. Ndetse hari n'umugore wigeze kumbwira ngo uzi ko bafashe itegisirwa. Ndavuga nta uyu mwanya bavuye mu Mutara bageze itegisirwa, ngo hari uyobewe umujinya wanyu se, ngo n'ubundi ngo Habyarimana ngo Kanyare ngo yari yavuze ngo babyice, ngo nuko ngo Habyarimana aranga ngo uretse ngo azabona. Ubwo arabimbwira bibaho ngaho nyine, ntabwo twasubizaga, wasubizaga iki se, nta jambo wari ufite. Nuko noneho muri 91 nibwo baje bafunguza prison. Bafunguje prison rero nibwo twiriwe amasasa hanga hari ishyano ryose, nimugoro turaramo nk'ejo nibwo batujyaye ngo tugende muri esa. Ariko ubwo twagenda, ubwo turahunze twese turagiye, bakagenda bakubwira ngo bese ngo nkawe urahunga iki, ngo ko ari bene wanyu, ubwo karyumaho gaceceka. Noneho hari n'umugabo uwo bamwishe 92. Nuko ubwo turaje tugiye muri esa, birarangije turaje tugeze aha ngaha.
ngiye kubona mbona abasirikari baraje, umugabo wanjye yaragiye kwinywera agacupa aho hirya, mbona abasirikari baraje, twabaga muri iyi nzu, baraje ngo madamu ngo ngwino duhe telefone yacu, habagamo telefone fixe, ngo duhe telefone yacu, kandi twari benshi ahangaha bazifite, ariko baza hano ngo duhe telefone mufite. Noneho umugabo wanjye rero yari yayifunguye, yayishyize muri garde-robe, ntazi naho yayishyize, kuko twari twahunze. Nuko ngo muzane ngo telefone yacu ngo muvuganiraho n'inkotanyi. Noneho n'ishyano baragenda barankubakubya aho ngaho, banjyanye iyo mu cyumba, barashatse mu mavarizi, bararweza amatera, ibintu biracitse. Noneho hari umwana ahangaha muto, umuhungu wanjye agenda yiruka ajya kubwira ise ati ngwino, ati abasirikari bateye mu rugo, ati none ati sinzi ibintu bari kubaza mama. Undi azayirukanka araza ngo duhe ngo telefone yacu, ngo iyo wirirwa uvuganiraho n'inkotanyi. Undi aravuga ati reka nze nyibahe, arafungura arayibaha. Barasatse. Nuko hari amabarwa yandikiranye na mwene nyina wabaga muri ambasade muri Ethiopia, ngo aba bakwandikiyeho hanze n'ibandi batereko, ati ni murumuna wanjye wanyandikiye. Nuko baragokomeza bazana iterabwoba, bageze aho baragenda, tubona iby'Imana baragiye. 92 rero 93 mu gitero cya 8 nibwo noneho twahunze twese aha mu Ruhengeri, ntihasigara n'umwe. Bagenda badutuka ngo muradukoze, Abatutsi sinzi n'uwo biciye hano kuri Mukungwa witwa Nzita Imfura Karaveri, baramutabaho ngaho. Hari n'undi wahangaha kuri Bwuzure witwa Auguste, nawe baramwica. Ubwo kubw'Imana turagenda twipfurika mu baturage aho ngaho, ntitwajya mu mpunzi zari zirirwaza n'izindi zari muri Nyakinama. Nuko turahaba gato, umwana wanjye wakoraga muri Seyiseri, icyo gihe byari kuruwa. Nuko niwe waje ashakisha, aratubona, tujyana i Kigali, kuko ni iwacu umukecuru wanjye bari baramuzanye, umugabo wanjye yari yaramuguriye ahantu h'isambu mu ntuza hariya Kimironko. Nuko abariyo tujya, ariko umugabo wanjye wasigara. Icyo gihe bari bageze n'igihe bamwirukana muri electrogaze, ni ikigoryi, ni igicucu. Hariho n'igihe bari baramufunze ngo yabajije ngo ariko ngo kugeza ubu ngo mwaratubwiye ngo utazumva ibya Muvoma, ngo azajya bibaza. Ati arabibajije, zigira nyirazo aramufunga Mariyo 2, bakajya yajya kwitaba i Kigali buri gihe. Bageze aho basa naho babiretse. Nuko ubwo turahabaye kwa mukecuru, ubwo niko za grenade baza bakazitera imbere y'umuryango, niko birirwa Abatutsi bari batuye aho ngaho bashaka kubica, natwe ariko badutoteza. Turatotezwa biratinda, mbese ntabwo nabona ukuntu nabivuga, ngo birarangiye. Noneho rero amasezerano yo muri Arusha amaze kubaho, nibwo abantu twagarutse hano, kuko nta muntu wari warasigaye ahangaha. Hose n'abari abo mwibereshi, nta n'umwe n'uyu nguyu. Nuko ubwo nibwo twagarutse. Nuko tumaze kugaruka rero turahaba. Noneho rimwe ubwo muri icyo gitero cya 8 hari umuhungu wabaga ahangaha, waje arasahura. We yasaga n'ukorana n'abasirikare, asahura ibintu byari biraha byose, n'amarido nk'aya ngaya arajyana n'iki. Njya kubona mbona yadodeshejemwo impuza, amapantaro, n'umugore bafitemo amajipo n'amashati. Nuko
noneho aza kunyuraho abyambaye byari n'ibintu umuhungu wanjye ngo abazungu niba mu Bubiligi bari baramuhaye n'igitambaro bari baramuhaye akizana ahangaha yarakira umuseribateri nuko noneho ubwo ndamubaza ntese ni nawe koko waratinyutse ujya kudusahura umugabo wanjye yahaye so akazi karakurera karagukuza none utinyuke ujye kudusahura nkaho utagize ngo n'utuntu turimo yenda utuduhishire atari ko ataringiye kukubaza ikintu kimwe ibiriho urabireba cyangwa ntibikise ati dore tugiye gutema Abatutsi ati feri ya mbere ni iwawe kwa Juvenal anamuvuga n'izina ndicecekera ndamwihorera bibaho noneho 94 ubwo sinzi ukuntu umuhungu wanjye yakoze agisida avunika akaguru ajya mu bitaro noneho muri icyo cyumweru umugabo wanjye arambwira ati genda rero ujye umurebe nati nanjye yenda ku cyumweru ushobora kuzaza ati hanyuma tukagarukana ndagenda njyayo ngezeyo bati kuwa mbere bazamubaga akaguru ntibabikora ngo umuriro urabura kuwa kabiri barabikora noneho ndavuga kuwa gatatu nzi ko nza kuwa gatatu nuko Habyarimana rero nibwo ahanutse rero igihe nkikaraba mu kazana wanjye arambwira tugiye he ko ngo nta muntu utambuka ubwo nibwo twicaye aho barakomeza bararasa barakomeza bajyana abantu bakajya uwo muhungu nari ndiho yaratuye ku kivugize uwo muhungu wanjye tukabona abacanya abantu aho ngaho bagiye kubasuka abakobwa bameshe uduhungu bahungu b'amapenke babishe bari kujyana imodoka barandiho nuko tugiye kubona tubona nyuma ya saa sita rero abasirikari baraduteye baba bafashe uwo muhungu baramukubise ndavuga ntayo ariko ubwo icyo gihe nari maze kumenya ko abaha umugabo bamwishe n'abana babiri b'abakobwa noneho banjye umugabo wanjye n'abana babiri b'abakobwa umukobwa umwe yigaga mu wa 5 segonderi yari inkumi undi n'uwavukanye uri muri Amerika bari impanga icyo gihe bari bafite imyaka 9 nuko abandi bana nabo bakwirwa imishwaro ngo aho ngaho abantu barababura abantu sinza babahishe bakomeza barabahishahisha nuko noneho ubwo harimo n'umwana muto uriya nakubwiye wavutse muri 90 wa undi twavugaga bucura we rero abasirikari babashorera we yarasinziriye ntibanamenya ko hari uwasigayemo nuko umwana baho mu gitondo ngo nibwo yabyutse yicara hariya sinzi umugore ngo wari ujaje gusahura amujyana ku mugore wari inshuti yanjye nuko niho bamujyanye noneho abasirikari ngo baza kumushaka ngo bamwice abaturage bati siko mwishe se yemwe na nyina aho ariko ubwo ntawe ubundi ngo ariko ngo na Kagame yagiye angana atya ariko bavuga by'Imana ntibamwica noneho wa mugore hari undi wo kuri Nyamagumba harya hepfo yo kuri mu kazana wanjye w'inshuti yanjye wa mugore ubwo baramwica aramuheka aramutwikira bamubaza batugiye ati ngiye kwa muganga amushyikiriza uwo nguwo rero niwe babanye amujyana muri Kongo bahunze inkotanyi zafashe hano nuko umuhungu wanjye nakubwiraga wakoraga muri Sayiseri niwe wagiye kumuvanayo ajyanye imiti y'impunzi nuko nubwo yamuzanye ndamubona nuko ubwo nyine wa mugabo ariko wambwiraga bya bindi niwe wazanye n'abasirikare ahangaha wambwiraga ngo ntabwo nzi biriho
ngo bagiye gutema Abatutsi feri ya mbere niwanjye kwa Juvenal. Nuko ubwo bari batsinze ahangaha hirya niho babiciye uko ari 3. Noneho rero nanjye aho narindi ubwo abasirikari bamaze kuza baradukubita, bambe bakubita uwo muhungu, barangije bamwaka amafaranga arayabaha, baragenda bajyana n'amashinete ya zahabu y'umugore we barayamwaka. Nuko ubwo rero nibwo twagiye duhungira kwa Kadafi, abariyo tujya kwicara i Kigali. Ngiye kuko ubuzi ko nari naraye i Kigali, ariko twagiye namaze kumenya ko abangaba babishe. Hari umuntu wahamagaye uwo muhungu, nuko ntuza kuri figisi bari batarazica, aramubwira ati iso bamwishe n'abana 2. Nuko mbaho nzi ko bose babishe nanjye sinari nzi ko mbaho. Nuko barangije tugiye tubona interahamwe ziraje ziri kumwe n'abajepe zigota aho ngaho kwa Kadafi, baradusohora batudendeza mu kibuga. Sinzi umukecuru wahagurutse ati rwose ngewe sindi umututsi, baba bararimusingirije barapfuye. Birarangiye bati abarahangaha b'abahutu mujye hariya, abarahangaha b'abatutsi mujyaho. Nuko noneho rero ubwo nibwo rero baje kudushorera, batujyana kwa Kadafi. Oya batunyujije mu tuyenzi, bakajya batuca mu tuyenzi. Sinzi urugo rw'umututsi bagiye batudendezamo. Ariko wa muhungu wanjye we yabonye uko abacika aragenda. Noneho umukazana wanjye kubera yuko abyarwa n'Abahinde, nyina ari umunyarwandakazi, we ntibamukoraho, baravuga ngo nagende, bavuga ngo yaribeshye. Aragenda basubiraho bari kukivugiza. Nuko noneho nibwo nawe yahamagaye muri Seyiseri ati mudutabara ibintu bimeze nabi. Nuko ubwo rero tugeze muri iyo nzu, yari inzu nini mbese nk'iyi. Bamwe batudendeza, bamwe bashyira mu byumba, abandi babadendeza hano. Twari benshi cyane, tugeze nko kuri 600 hari. Abandi bajya mu tunegisa, abandi bajya hanze. Baraza, abana batangira kubura umwuka barapfa. Abandi bakagenda bagakubita grenade hariya, bakongera bagakubita grenade hariya, abandi bakaza bakakubita impiri. Ndareba hari umuprofeseri bafashe. Nuko yaragurutse afata agatera hamwe hano arakaniga, baraza bamuhurizaho imihoro bose. Nuko arahirita, yarangije arapfa. Baraje baradutema, ariko kugira ngo bakoreshe ibya gakondo, nuko ni igisasu cyari kivuye ku irebero kiguye aho ngaho hirya. Baravuga ati mugire vuba mukoreshe ibya gakondo. Baradutema, barantema umutwe, barantema amaguru. Ubu ngubu nyine ndeba mva izi ntoki ubu dore zihora zihinda imishyitsi, n'ikintu nakinze nyankora. Barantemagura koko. Noneho ubwo baragiye, barirutse baragiye. Ariko ndakubwiye umenya baradukuyemo turi 5 gusa tugihirita. Nuko ubwo ugereranyije aho ngaho hari nk'abantu bangana iki aho ngaho bari babaronze? Ibyo ari byo byose dushobora kuba twari tugeze kuri 200 hari, cyangwa twari benshi cyane. Ariko twavuyemo turi 5. Hari n'umugabo bari bakubitse iki kigwa imbere aha. Sinzi umukobwa wari urimo wazaga akabatwara, waje kumutwara, bageze mu nzira barabicana. Nuko ubwo harimo undi mugabo nawe bafashe igitenge cyanjye barakimuhambiriza ijosi nawe, ariko yahise ahuma, n'ubu ni impumyi. Nuko ubwo rero nibwo twabaye aho ngaho, turara muri iyo mirambo, twahindutse amaraso gusa. Iri jisho urabona aha ngaha,
aha niba ari inkoni bahakubise niba ari iki ryari ryahanutse nurifashe gutya nuko ubwo turaharara buracya noneho bumaze gucya sinzi ukuntu nagiye guhaguruka numva ukuguru ntigufashe ntabwo nari nzi ko bagutema nuko kuko burya umuntu aba yabaye ikinya neza ndahaguruka numva ndatembagaye sinzi uko nakamba kambye hari umugabo wari utuye aho inyuma ndagenda uwo mugabo ariko yari yaje akaduha amazi ari mu isukari n'umunyu noneho akongera agasubirayo ndakambakamba musanga ahagaze ati se ubu nakumarira iki ati ubundi se utuye he ngewe ntuye mu Ruhengeri ariko nari naje kureba umuhungu wanjye mu bitaro hariya nuko rero tuza duhungiye aha none se aho wari waje ahangaha kukivugiza ni ndamubwira ubwo ampetse ku ngorofani kuko sinari nkigira n'ishusho ngo baramenya ngo ndani nabyimbye nageze aha n'ijisho ryahano ati dore atuye umukecuru ati nindindagira ati yazanye n'Abatutsi hano ati none ati dore ukuntu yabaye ati hari umuhungu we utuye hariya hepfo ati ndagira ngo mumushyire ati n'Abanyaruhengeri n'Abahutu ruko ubwo turagiye dusanga uwo muhungu ambawe nyakubitwa n'inkuba nuko ubwo nibwo yarahamagaye iyo modoka ya sese nuko ubwo rero baraje tugiyemo n'umugore we n'umwana noneho n'abandi nuko noneho bagenda batoragura rero n'izo ntumbi badukuyemo turi abantu batanu gusa muri abo bantu bari barenze 100 n'abandi abandi bose bapfuye ubwo turagiye tugiye muri Seyiseri baratuvuye ubwo niko bisasu aho ngaho bijya hejuru yacu nuko baratuvuye abo bazungu bari bahari n'uwo muhungu kuko yari n'umukozi wabo nuko ubwo turahabaye noneho wa wundi wari mu bitaro wa wundi w'imfura yanjye niwe wari mu bitaro tuzi ko yapfuye bigeze aho hari umuhungu w'inaha bakundanaga utuye iwabo ari ahangaha nawe yari ari i Kigali nuko ubwo niwe waciye mu masasa yaragenda ajya kureba ahamagara wa wundi yambwira wa wundi ko ahari nuko kuko we ntabwo yavaga aho bari baramubujije hari undi muhungu wo kuri Nyamagumba bakoranaga we w'umuhutu aramubwira ati wajya ukanzanira Simon Pierre nuko ubwo rero nibwo yaje aramuzana nawe tubanaho naho kumbi yaratuye uwo muhungu mukuru yaratuye Kimironko afite umugore n'abana babiri mutwana umwe umenya yari afite imyaka 2 undi afite umwe bari babyaye indahekana nuko naho ubwo barabishe umugore n'abana barabishe hari na murumuna wanjye wabagaho kwa mukecuru akora muri Sirwa nawe baramwica nuko barabamara bose na musaza wanjye bose n'abana n'umugore bose aho ngaho ntahasigariye n'umwe musaza wanjye yasigaranye umwana umwe utari waharaye yari yaraye kwa Nyirasenge wari utuye hariya atuye i Kigali nawe nuko ubwo rero nibwo bamuzanye nawe tubana aho ngaho bigeze aho haza bya bindi bavuga ngo bajya mu Nkotanyi nibagende bajya mu ruhande rwa guverinoma bakajya Gitarama nuko ubwo nibwo umuhungu yiyandikishije ajya kuri kote y'Inkotanyi zirabajyana muri Faisal nuko nibwo yaje kumenya rero ko abana be n'umugore we bapfuye nibwo ibyase byo bya hano yari yarabimenye nuko ubwo tubaye aho ngaho haciye iminsi mike yagiye nanjye nari kuzagenda nko kwa gatatu Inkotanyi zihafasha ku cyumweru nuko ubwo nibwo rero twatangiye ubuzima bundi ariko nyine ibikomere twapfushije abantu
ko ngeweho nanakomerekejwe n'uwo muhungu wundi yarakubiswe ntituzi n'iy'abandi bana bayaguye yenda abo twari tuzi ni umugabo wanjye n'abo bana abandi babiri sinzi waje kubaturangira rero ubu tukabona baraje uriya wari mutoya nibwo mukuru we yajyanye agiye mu by'impunzi nibwo yamuzanye nuko buhoro buhoro nkajya mbabona ndababonye dutangira ubwo buzima rero ahangaha hari imbere hari inzu barayishenye ahangaha nta madirishya kibamo nta n'iki naratinye no kuhagaruka numvaga ntazanahagaruka no kuhareba nuko dukomeza kuba i Kigali gutyo nuko bigeze aho banshyiriramo amadirishya abo bana nuko bageze ndavuga none se umupfakazi yapfakaye ntaguma mu rugo ko nibwo nagarutse nkigera ino rero nibwo haje intambara y'abacengezi ubwo ibyo sinakurirwa mbivuga ndavuga ibyanjye nuko ubwo rero nibwo twabaye ino nibwo avega rero yaje gutangira muri 1995 hari abagore bari barize nibo bayitangije abagore 50 barayitangira bashinga umuryango Afurika Gahozo wo kugira ngo bakumakuma abapfakazi ba Jenoside twe gukomeza mu bwigunge kuko umuntu yihugiragaho kumva ugiye kuzasara ubwo bibaho nibwo batangiye uwo muryango batangira kujya bajya no hanze badusabiririza bagasaba abantu nk'uko mbese nakubwiraga niko tubigenza abantu babatera inkunga bagira gute baratangira rero baradushakashaka muri za province baradushakashaka mu makomine icyo gihe byari bikiri komine baradushaka twishyira hamwe nuko abapfakazi ba Jenoside twishyira hamwe twese nibwo twagiye dutora abaduhagararira abandi bakaduhamagara no mu nama za Kigali tukajya na za Rwamagana tukajya na za hehe ko babaga baradutoye ariko ahangaha uwo muryango watangiye ahangaha batugezeho muri 1998 niho twatangiye nuko dutangira gutyo bashaka uburyo bagashaka uburyo nyine batugeraho bakaduhumuriza tugahumurizanya tugashakana tukajya mu nama dutangira kujya duseka noneho ubundi tukarira tukarira hariho n'abakomeretse hari abagizwe inshike noneho bo ariko nabo tukabereka ko turi kumwe ndatwe twagize Imana ntituba inshike tugashaka tukareba ko turi kumwe baratuvuganira barabubakira ubu abavega bafite aho bari aho baba tuzamuka gutyo abana batoya twari twasigaranye farije irabishyurira abana bato bari basigaye bari 3 hari undi muhungu ukora i Kigali nawe hari n'uyu wagiye muri Amerika hari n'uriya mutoya wa Bucura nuko farije irabishyurira bariga wigana za universite nuko abana bararangiza dukomeza kuba muri ubwo bubabare kugira ngo tuzabuzahukemo avega yahakoze igikorwa gikomeye cyane batujyanye mu mahugurwa igihe kinini hari nk'imyaka nk'ine noneho bajya batubwira tubajya mu mahugurwa bavuga ukuntu umuntu ahungabana n'ukuntu ukumva ari wowe bavuze bavuga ukuntu mu mutwe abantu babaye nk'abagome nk'uko mbese warananiwe kwiyakira ukavuga hari si ibyanjye tumenya abanzi hari bakomeza kutujyana mu mahugurwa tukaza natwe tugahugura abandi nuko buke tugenda twiyakira buhoro buhoro amaherezo tuza kwiyakira turiyakira
yego nubwo umuntu atavuga ngo yenda aribagirwa, ariko nyine ntabwo bimeze nk'uko twari tumeze. Twageze aho turiyakira, abana bacu bararangiza bagira icyo batumarira, n'abandi bari bakuru nabo bari barize muri izo za prive nakubwiye, nabo bariga, ubwo nabo nkanjye yenda wagize amahirwe nkabona bararokotse bambeshaho gutyo. Nuko ubwo nayibuka nayo ikatumenya, ikaduha agakunga, ni gakeya ariko nibura tubona ko kuko natwe turi benshi nta kundi babigenza. Nuko avega nayo ikabwira abakora imishinga, bagakora imishinga bakabaha nk'udufaranga, abari bakiri batoya bakirwanaho. Undi hakabaho ubwo yenda byanarangiye, nta burya umuntu acuruza nk'utuntu tukazahomba, n'abacuruza byinshi barahomba. Nuko tukabaho gutyo. Ariko rero n'ubundi avega nta n'imibereho myiza cyane bafite, gusa usibye ko nyine turi mu mahoro kandi tukaba twariyakiye. Hari agakonte dufite hano ahangaha mu mujyi hano mu murenge wa Cyuve wa Muhoza na Kimonyi, naho dufiteyo umupfakazi umwe. Kubwo rero hari agasanzu tujya dutanga k'1,200 ku mwaka. Tugutanga 1,200 ku mwaka. Noneho rero ubwo niho twafungurije ako gakonte ngo tujye dushyiramo utwo dufaranga. Ubwo noneho twaje kwigira inama yo kujya tureba nk'abantu babagira neza, tukabiyambaza tugashyira kuri ako gakonte. Noneho haba hagize uwagize ibyago tukamusura, haba hari uwashyingiye tukamuha nk'uduhumbi 10, haba hari nyine uwapfushije nawe tukamuha nk'uduhumbi 10. Bikaba gutyo. Noneho abashoboye gukora, umuntu akaza akaguza, akagenda akagira ko yakora, cyangwa afite n'ikindi kibazo akazaza akazadusubizamo, yenda agize n'ikindi yongeyeho mu cyo yungutse. Nuko rero nuko tubayeho. Rwose ndashimira n'abagira neza bajya badufasha. Henda hariho ubu ufite n'ibihumbi 2 akaduha, abo ufite ibihumbi 10 akaduha, uko bagiye bagira. Ntabwo dufitemo amafaranga menshi, yenda tuba dufite nk'ibihumbi 300 cyangwa 200, akaba ariyo tujya dufataho dukoresha utwo tuntu gutyo. Nuko hanyuma wenda no guciye mu ijambo, muri nk'abantu bangahe ahangaha hano? Turi abantu ahangaha turi abantu 24 hano gusa, ariko Muhoza na Cyuve na Kimonyi. Hari n'undi mupfakazi w'inshike uba iriya hafi n'ingezi ya Ruhondo, ari umuhungu umuhungu abereye nyina wabo wamujyanyeyo. Uwo nawe hariho ubwo tufata inzira tukajya kumureba. Ariko ubundi twese hamwe turi 68 twese hamwe muri Musanze. Ahangaha rero nibo bakora ako dushinga, naho hariya haruguru mu Kinigi hari umuntuza, niba ari umuryango, niba ari iki witwa Sakora, bo bakunda kubafasha. Babahaye ingurube, babahaye inka, babahaye n'inkoko borora. Babakecuru b'inshike badashoboye bakirirwa batoragura amagi, abandi nyine bakaziha ibiryo bakazimenya. Bo rwose ubona bafite uburyo, baba bafite n'uturima bagahinga, gasanga bahinze nyine, bagahinga amashu, bagahinga mbese ukabona bafite agashyirahamwe.
naho twebwe hano rero ni mu mujyi, niyo mpamvu natwe twafashe ako gakonte tukajya dusaba abantu dushyiramo, nta kindi twakora. Ari abibusogo nabo bagira utwo turima bahinga bakaduhuriraho. Abibusogo bo n'abantu 8 gusa, ariko nabo bakeneye gufashwa. Nabo bakeneye gufashwa bo rwose. Abisogo bo ntabwo bameze neza. Wenda turi kugana ku musozo, hari ubwo twagira nk'ubutumwa ugenera urubyiruko. Inama nabagira nuko urubyiruko cyane cyane nuko bajya bumva nk'amabwiriza abantu babaha n'inama abantu babaha. Hariho nka Zandu Umunyarwanda dukunda nko kuba twahatumije inama, ariko cyane cyane ugasanga yenda urubyiruko ntirubizamo cyane. Inama nabaha rero nuko bajya batwegera bakumva nk'ibyo ngibyo, ariko hariho n'urubyiruko ruza narwo nkaba narugira inama yo kujya bashakana, hanyuma nabo ibyo baba badukuyemo kuko baba bafite nk'ababahagarira senije irahari urayizi. Nkaba nabagira inama rero yuko bajya bakunda kujya nko mu nama kenshi, noneho yenda bagatumiramo nkatwe, kandi n'ubundi harabaho ubwo banantumiye nkanabaganiriza. Noneho bakumva ibibi byose byabayeho, bakareba ingaruka za Jenoside icyo zakoze. Kandi urubyiruko rwinshi nirwo rwari abasederi, nirwo rwari yenda ya MRND, cyane cyane nibo bashoye no mu bwicanyi. Abenshi nabo barapfuye, abandi baromonganye. Maze rero nkaba ngewe nabasabaga ko bajya bima amatwi abababwira ibyo ngibyo, kandi koko hariho n'urubyiruko iwabo bashaka kubabwira nk'ibyo, ugasanga bati mutuzanyemo ibyo kandi murabizanye. Ni benshi basigaye babyanga. Akaba abandi rero babyumvise, ugasanga umwana ahurutuye ikintu, kandi icyo gihe ibyo bintu biba atarahari, ibyo bikatubwira ko ababyeyi ari twebwe babi, ko ari bya bindi nyine byo ku mashyiga bicaye aho ngaho. Abandi nabo abantu bakuru nabo inama nabagira ni ukureka kuroga abana, kuko buriya ni nko kubaroga. Umwana wawe ukamujyana muri ibyo bintu, ukamwumvisha ibyabaye, kandi ukabimubwira ubigoreka, utanabivuga neza uko biri. Ubyo rero ni ibintu byo kuroga abana. Twari dukwiye kujya tubwira abana bacu ukuri, tukababwiza ukuri ko ibintu byagenze, kugira ngo ibyo bintu bitazongera kubaho. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Kandi mukomere. Murakoze cyane namwe. Namwe murakoze kudusura, mujye mukomeza mudusure. Ndetse turabatumiye mu gihe twaba twakoze akanama muri Avega, kugira ngo ube watuganiriza. Murakoze.